aya basi gafi bwacu tuko tugatangiye aba gutwereka umutipe bita brother afite ibizi munuze mu kidobo hano yaragiye kwimena hakurya iriya tayari disi yashidutse biteye umusiramu hano rugiye gusari afite nibawusaye tayari rabibacucagiye yabacucagiye byabizi yarafite hehe yarafite mu kadobo tayari rero nta kindi yakoze hano yarigize umuntu wavunitse wacitse akaguru rwose wamugaye wabaye kimuga afata rwose indobo yuzuye ibintu ze bitaka yuzuye ibicanga yuzuye ibiziba yabiteye hakurya iriya nyabuneka yanga bitere uwo bita Habimana nta wundi yabiteye yose yasabitera uwo bita Afande umutipe nyine wangaho w'umukire rwose w'umusiramu umukire ufite amafaranga ufite umufande umurinda afite umubodyguard tayari hano yayi bacucaje wo kabyara ahantu umutipe bita Habimana nta kindi yakoze tayari yamaze kubona kamaze kubacucaje abira biboro by'ibizi mu maso na hehe no ku myenda nahi yasa profit atirikora icyo bita iki cyo bita kabage atira bag irimo iki sasa rero urikira filime uraza kumenya ngo ari mwiki niba uzi kuri mushyashya kuri subscribe kuri channel if you are new come on this channel make subscribe please and remember you to make subscribe then after you get more films from this channel anga rwose mu tipe bita Habimana yaje kwitsimba hakunino yaraje arurira anga rwose mu bodyguard yabaje brother ati ako mani ungo kuko nawe nta soni ugira nta soni mufite mwana wowe uteye boss wanjye bitaka bingana kuri ko mu televiziyo bingana kuri atari ko mwana ntabwo uzi ko nawe gucikwa bibaho mwana ihangana nyine nta kundi mwana neza ko nanjye navunitse ukuguru nari ngiye gutera ntera nabi nyine amugwaho ariko nyamara rwose munyihanganira nyine ngo nabikoze mbishaka hano rwose yagize gutya cumbagira n'imbago ziwe umuhungu aravuga ati kana nigendereye maze nane cumbagira ngo ugende kubanza shake n'amazi nanikande niyo yayo hanga rwose no bodyguard nta kindi yakoze yamaye nkugiye kumukurikira ngamwomeke ngamenye ngagiye imbaraga nahagana he tayari gutya ga filime hano rwose yaje amukurikiza amaso avuga ati akose shayi imbesire nkaziriya imbesire nkazira koko mananje imana yaziremye ishingiye kuki imbesire nkazira koko imana yaziremye ishingiye kuki koko abantu nk'abariya mwoka byara abantu nk'abariya ngiye mbanga kubi yebaga data ibintu nk'abiriya rwose imana biremye ishingiye kuki tebera n'ukuri kw'Imana yenda gitera amasekuru gitera ububuno hejuru ngo cyaravunaguritse ngo cyabaye uburere ngo cyaramugaye ako sha reka nkubwire wowe ibintu bagwegeze wa mukaritasi ureka turasha dore amanyanga sha dore amanyanga ukabyarawe anga mbara murebye aravuga ati sha nyine gendere nta kundi nyine wakidukoze wa mukaritasi nta kundi nyine uriwe n'imbwa arabyimenyera nyine uriwe n'imbwa itagira shebuja nyine arabyimenyera arabyivugana ambwa ati yakuba rwose nyihanganira umva barere rwose ati nta kibazo ngo twigendere twikomereza n'ubundi nta kundi nese bari kubuza ikiba kuba nyine tugende inda tugende ariko nyakuba rwose umva bari ngirira imwe ahangagize ati ngaterura igikapu gatura ya bage tayari bro kanya mukureba neza iyi bage yarayibuze tayari dore hasi yo ngero rwose bage bayihateruye bayijyanye nk'ejo iyi bage yagiye kera yagiye nk'ejo mwoka byaramo ibi ni bikibahuma ibi ni bikitereza we hanga rwose uyu no musiramu wacu ayikomeje kwinda yire avuga ati kose nk'umuntu ko kumureba ibintu bimeze gutya koko abajyanga agere kuki hanga rwose bodyguard yarasha yirukanka kuri afanda yirukanka kuno mu kire wiwe no musiramu avuga ati nyakubaho rwose cyaje kapu cyako nacyo ndi kubona do you see our bag cyaje kapu nyine wacyo cyaje kapu cyacu wakibonye ni kwa mubajije yambwa ati cyaje kapu cyacu waba wakibonye nyabu nako ndeba ibintu byabaye ko ndebe no byabaye akasa mutwe waba wakinyereka ko kabyarawe igikapu se mu bishoboka biteye cyari kiri ahanga mwana henda hano turebe igikapu ntabwo cyari kiri aha mwana ibintu bawengira n'ibiki igikapu ntacyo wabonye hano wewe ushaka kwijijisha ntabwo wanza ngo urenge kwijijisha mu bijyanye n'iki nta gikapu cyari kiri hano mwana ariko igikapu nyine ndabizi ko cyari kiri ahanga ariko nje kukireba nyine ngira ngo gitware tugende ndakibura none cyaba cyagiye igikapu none igikapu cyaba kigiye he oya gishakishe mwana gishakishe bana imitete aho ngaho wezarane by'imiteto ntabwo byavamo igikapu kinyereke urakinyereka rwose uraki oya ntabwo byavamo kinyereke akafandi rwose nanjye rero sizanu gikatiye rwose igikapu cyari kirangana n'igifite mu ntoki zanjye mu kukigira mu ntoki rero niteretse aha ngaha none ndagarutse ndakibura none igikapu kigiye he hamwe ati nawe gihiga nyine neza kubimbaza ariko bose cyari kiranga rwose nyine nakiterekeye ngere ubwanjye ku giti cyanjye
tayari mukurikira filime. Ahangaha umutipe bita Habimana yababikurikirana 5 kwa 5 abacungira kuti abacungira kujisho avuga ati musembuka gatonya nanjye bitengurukana iki gikapu cya gikapu kirimo ikiremo arashakisha ku bwishi mumenye ngo harimwiki mumenye ngo harimwiki mwo cya gikapu mukurikira filime kugira ngo umenye akari mu ngoma indani nukubaza nyine ukabaza uwayiramvuye akagusobanura nyine akaguca mu mayange nawe kugira ngo umenye cya gikapu ngo kirimo iki kurikira aka filime nyabure kwaza gusobanukirwa byinshi bijyanye na kiriya gikapu n'ibijyanye n'ibirimwo bituma abantu bagize impagarara. Ahanga rwose bagize impagarara amwe atari ko ni gute bishoboka bite ubukana ureba gute nta kundi nyine ubwo nyine batwemeje nyine ingwino twigendere no tugeragere kwaza kuyabona wenda dukomeje dushakisha no tujye kureba imihanda yose dushakisha imihanda yose wenda kwaza kukibona mu kandi gikapu ndimo bavuga ngo wabuze bagutwaye waza kujya witwara ukana kigwaho wenda nk'umuntu nagifite wawe ugitwaye tayari rero mukurikira filime hari zamukiye hano uyu muntu rwose no musiramu wacu no mushehe wacu bamukozeho. Ahangaha Proda yari amanyanga yakinnye yari yitwaje imbago yigize umuntu wavunaguritse wabaye uburere wabaye ikimuga tayari dore yasaba muzima yabaye rwose umuntu mwema sana mutu mwema sana. Ahangaha rwose dore nakaguru akaguru kameze neza arakandagira nta kibazo n'imbago yashyize ku ruhande tayari mukurikira filime ayagize atya kubitakugi akigizaho iruhande hano abo ati batazakunda buko bakambona ukabyara we ibintu bikaza kuba byaba bibi abantu batipe batazakumvumbura bakaza kunkunda ndagaje muri bisambo niko bikora bisambo niko bikora nyine birabanza bikagira uti biranyanganya bikagira gute bigakoresha amanyanga yose ashoboka kugira ngo bibashe kuba byakwiba nyine abantu bibashe kuba byatubura abaturage. Uyu mutipe bita Proda nawe rero yabati ngiye ntabwo nakwemera ko ntatuburira abaturage ngomba kubatuburira hagashya ngomba kubatuburira zigatinyana yari rero mukurikira filime. Ahangaha Proda wacu yari yitsimbye ahangaha ku rugi tayari mukurikira filime hano yagiye acunga gake gake acungira ku jisho arebera ku jisho avuga ati gene ndamuka nimboneye nkaritasi ndavunira mu igufwa tayari mukurikira filime. Ahangaha rwose nta kindi yakoze yaje arahengeza aravuga ati kandebe ko barembera kuko byanyabyo atabiyane byo gufitafitira yabibonye neza ko barembereye dore ngabo hakurya ho kabyara we dore kuntu barembereye ngabo hakurya dore banyarutse bagiye dore ngabo rwose imihanda dore barimo barayogoga barayumva bayimaze bayibagara ngabo baranyotse baragenda. Ahangaha Proda wacu nawe asigagira gute ahengeza avuga ati imana yanjye we ufasha bababaye imana yanjye we ufasha bababaye wowe kabyara we yabaga data yaje yirukanga sasa rero atari kugana mukurikira filime yaje yirukanga rwose azaguruka zanyaruka ncambaza imisozi amasigamana nyabuneka yaje yirukanga tayari atagiye gukora ikirero sasa muri karakanya atagiye kureba ndagiye kureba iki mukurikira filime. Ahanga yaje yirukanga amasigamana aza yirukanga aza guruka umuhungu wacu ahanga tayari mukurikira filime yagiye karuka baceka ayaje kidogo rero sasa aza kidogo yitonze yurira no kwidarage. Uyu ni wa muntu wari wagize gute uyu ni wa muntu wagaragazaga yuko yagize gutya rwose akagira ikibazo cy'imvune cyangwa n'ubundi baba badutuburiye. Hano mwabyibutse neza mwabona ko agendera ku mbago yicumbagirishwa yimugarishijwe ariko nyabuneka ni muzima namaje kugira ngo yibe namaje kugira ngo rwose agire gutya akubitana igipindi abantu bose n'ujye babona mu kaya rero ntukabone ngo nuko bose ariko bari nyamara rukundi hari indi sura bafite yindi utapfa kumenya ngo ni sura gani. Hanga ati man ntabwo yakubonye ntabwo yigeze mbona mwana atagumari checking iturebe kiri mwindani iyi niyo sare iyi niyo time iyi niyo sare kureba kiri mwindani ngo tumenye ngo hari mwiki muhariya uwo bita rero Proda nta kwirwa arazama bategekana nafunguye mbanza narebe ubundi niyo yayo reka mbanza nagifungure rebe ngo hari mwiki ndani nakwirwa ndutwara ibintu tutazi n'ikintu kinarimo hano indani ngo kujya gutya yarafunguye sasa ngo gufungura mana dora amafaranga yewe gadata we dore dolasi yewe gadata yewe gamana yanjye we yabonye dorazi umutipe bita Proda na Habimana bareje dorazi baravuga ati mbega ibintu ndiko mani ibyo ni ibiki amafaranga inoti yewe ga mama tonye turakize mwana shira hanga wakintu shira twabikoze wakintu ungiye kuva kundo ngiye kujya kundagara umize bikenda va kundagara ajya kunyama mwana mve kunyama ajya kugafiriti ibintu mwana umva kandi nkwiyame
ufunga umunwa ntabwo utawufunze ndaguhanyuka batuzamuke rugurira sasa rero tugende tuve hano muri no quartier uwo bita broda nawe ntabwo yihanganye yagize ati atavuga ati kana narifungiye n'agaki nifungiye n'akabuke nduje Kamani nifungiye akabuke nduje kugira ngo ataza kugira umuntu nkasiyo yari mu kurya filime aha yagize ati disi nta kindi yakoze yagize ati rwose aregeranya neza ibintu bye byose aregeranya aravuga ati hanga rwose ngomba kugira uti ngomba kuva muri zikaritiye ati mva mani ngaho ntwazi zo mbago twigendere ntwazi yo mbago twigendere bundi ibindi bizabiza nyuma ya mafaranga tuye kwa tuyabyinireho tuyakingerereho n'undi niyo yayo hanga baje bakengaguzwa bareba hirya bareba hino nyabudeka buryo ubusambo si ikintu urya kwiba ntabwo ari ikintu no guhemuka si ikintu ureba wowe mu kigo genda ugira gute iyo umuntu wamuhemukiye nyine namwe murabizi nyine ubugenda nyine udashaka ko muhura ubugenda udashaka ko mubonana kandi nyamara mukanga mugahura mukaranga mugakubitana mu nzira da wowe kabyama kurya filime hanga rwose umutipe bita broda nuko yaje yizamukira kidogo nuko yaje yizamukira mpurapura afite igikapu mu ntoki tayari ukurikira filime hanga rwose ari umujene wizamukiye amuyivira yivira ahantu bita igisanze yivira muri barinya igisanze ubwo rero mugati umva mani bite musore kumagaritse meza bitariko wowe komera cyane komera nagusuhuje nanjye ndakwikije rwose mukomere cyane amakuru rero umva rwose nyakubaho najya mubaza akabazo gatoya nyamuneka nta gikapu waba wabonye nta muntu wabonye ufite ikintu cy'igikapu mu ntoki nta muntu waba wabonye ufite igikapu mu ntoki arimo aragenda nyine agifite mu ntoki ati umuntu ufite igikapu mu ntoki wo nguwo aya pepe ntawe nigeze mbona nawe nabonye sinkubeshye abantu babeshya uko ari bangahe burangiye ntabwo nanakubeshye ngende mvugisha ukuri ndasenga ku cyumweru na buri wa mbere wose ndasenga ntabwo nakubeshya rero ntabwo naza gukina amanyanga ntabwo bishoboka ahangaha rwose hafa no mufadi cyangwa mu bodyguard unuze we yaramubwiye ati mva mwana mwe twigendere mwana uyu nguyu ni umufandi ukomeye nako ni umushehe ukomeye cyane ni umushehe ukomeye cyane ntabwo apfa kumwigerereza yambwiye ati mva mwana mva muri ayo mandazi ndatugende ryatugire batarajya tugera uko tuva ahantu kurya filime nagira akantu kabaceka habe na kamwe from the beginning until the end of this film nagira akantu kabaceka ukurikire nyabuneka kandi ndakwibutsa yuko ukora subscribe wowe niba uzi kuri mushyashya kuri channel iyi channel rwose ari kuba udufilm dutandukanye nk'utu ngutu turyoshye cyane utapfa kubona handi nyabuneka nimugacikwe aha tiyari rero sasa ahangaha abatipe bazamutse gutyo none nuko bazamutse mu kanyatsi kurya filime abazamutse kidogo bazamuka mu bishanga bazamuka mu mazi barasimbagurika amazi baragira guti ibishanga barambuka baragenda ifunzo barambuka ibiki byose nyabuneka mu kurya filime izi nzu zituye mu kabande se shahu inzu sakasa mutwe nyabuneka hangani Nyabugogo bari bageze nyine namwe murahabona ni hamwe kunuze hafi ya Nyabarongo ntanzo mujya muhabona se zihubatse zimeze neza kandi zituye mu kabande ziri mu migende ziri mu bishanga ndabizi ko muzizi abantu benshi ndakeka ko muzizi hanga sasa rero nta kindi cyabaye ndageze hakuno no kuri kano kandage abwira umuvandimwe tumva mani oya tugeze hakuno nangaha nangeze nahomba ati ko bitaho hano mwana twabikoze ibintu twabicira twanabyemeje ngura n'ikintu twaza nta muntu wazagera n'icyo atubwira tweriko tubana gasoje ubundi ubaye uyu munsi twayakoreye twanayacunguye tuza kora nayo twiriye uyu munsi wallahi band nuko ibintu babisoje tayari kurya filime nyabuneka najya akantu kabaceka nihagira akantu n'akanakamwe from the beginning until the end of this film hari rwose nta kindi cyabaye uyu muti pere ngorera hegeza avuga ati ko simana hagira umuntu dufata namo ndahengeza ubwo sinaba ndimo ndica umuti ahangaha mudene namwe ubusambo dore gutya yegera igikapu aravuga ati ko se ubu ni nubwo twakoranye nyamara kana naguhembe buriya buri umuntu mwakoranye buriya ntabwo ari ngombwa yo kumwima ugomba nawe kumuhemba nawe ukamuhaho wamujama rero wa mutipe nawe yakomeje kwizamukira imihanda hano akomeza kwitarukira imihanda aha icyo yabonye sasa rero hari icyo yabonye hakurya ye ati yitegereje icyo abona iki yabonye umutipe arimo arafata agakarito k'amafaranga k'amamiliyari agahereza mugenzi we uwo nta wundi n'uwo bita broda ndetse n'uwo bita Habimana aba ni abatipe bakora ibintu baraca ibintu bigacika nyabuneka baca ibintu bigacika yewe gadata we ahanga rwose se bari abantu nyamara hari umuntu wageze kumbwira hari umuntu ugiye kuganiraho gato amagaritse mu nzira ambwira ko hari umuntu yabuze
ufite igikapu mu ntoki tayari kurya agafilime yajya akanuka bacika. Ahangaha rwose yatangiye gukuramo n'akandi ka kabiri, aravuga ati n'ubundi nguhate, wagwaye n'ubundi araguhata, reka nguhate n'ubundi hayire rimwe tayari. Ahangaha kiza atya nta kindi yakoze, yagakuyemo n'akandi kabogisi k'inote, akama kabogisi k'ibandari. Cyo nimubwira ngo ni ibandari, umve ngo ni ibandari, asa ibandari bagenda gushyira mu dukarito n'iki. Yambwa ati mvamani weho rero ibyanjye nabirangiriye ahangaha, ngaho genda ihute genda, nituzeye no kubona hafi ahangaha, uri kumva ziteye kubona hafi. Ariko mano mpaye tungutu twonyine mwana, twonyine ku muntu wagufashije nesa n'inge nawe wavunitse ninde wagiye kwigira ikimunga nkanatera n'abandi ibyondo, ubwo ubandushije iki? Okay nta kibazo, reka nigendere nyakubahwa, wabaye boss wanjye none nubwo warimbwa nkanjye, ubu nanjye wabaye boss wanjye, nta kundi reka pfe kubaza amategeko yawe. Genda ihute dore ko ufite ipfundo kwajya ngo ni mwiza Ronaldo. Izo pfundo zajya ngo ni mwiza Ronaldo, ipfufu nk'irya DBN wanayo ninde muntu wapfa kwemera. Gende hute kugumana nawe ntago nabyemera, ntago nabivamo. Ihute genda sha. Hanga brother sigare ukuntu arembera, avuga ati nanjye hanga ngomba kugira nte, ngomba kuyobora ku rote zanjye noneho nta muntu nanjye umagaze hejuru tayari. Ngomba kwekosha nanjye nta muntu umagaze hejuru, nta muntu umagata. Hanga rwose inote yarazitsindiye, inote yarazibye arazibona. Hanga yagize ate yinjiye mu nyumba hano mu nzu ye, yinjiye mu nyumbani, ibyo bita nyumbani, yinjiye mu nzu ndani rwose. Hanga hari umutipe wakomeje kubakurikirana 5 kwa 5, akomeza kurara avuga ati ariko nyamara bari abantu bagabanya amafaranga, bari abantu bagabanya amafaranga nyamara simba cyemango. Hari umuntu ugeze kumbwira nti aramaze ati nyabuneka nta nuza nta hantu ugeze untorera, nta hantu ugeze untoragurira igikapu. Ese nta bantu baba bakunyuzeho bafite igikapu kimeze gutya nagurya tayari. Yatangiye kubitekerezaho, atangiye no kubyigaho, yibuka n'umuntu rwose butenga barabatweretse, barabatugaruriye mu kandi gasene, barabitugaruriye ukuntu bahuriye mu nzira tayari. Agatangira kumubwira ibibazo bye, akambwira ati rwose nta kindi nagufasha, ntabwo nigeze mbona. Ambwira ati nyabuneka nta muntu waba wabonye ufite igikapu cy'amafaranga mwana, nta waba wabonye rwose ufite igikapu cy'amafaranga. Ati yewe ga boss we ntawe nabonye, ni ukuri kw'Imana. Hano yaramuhakaniye, ariko mu kwitegereza neza yamaze kwifatira neza abantu bibye amafaranga nde, abantu bibye amafaranga uramu bodyguard na boss we yari mu kujya agafilime. Ayamaze kubimenya neza, mu gihe bamaze kumusobanurira bamubwira ati ni ibijyanye n'inuze no gurasira bisi tayari, batangiye kubivamo, tangiye kubishingurukamo. Ewan ahangaha rwose imutipe nta kindi, imutipe rwose yararebye aravuga ko se baraba Karitasi, oya reka mpamagarira wa mutipe, reka mpamagarira uramu bodyguard, mpamagarira mufande, mpamagarira n'umushehe, mubwire ko mbonye ikizibiti cy'abantu bamaze kubiba. Tayari sakura ya telefone, muri ako kanya kwiyo telefone nta kindi yakoze. Mukura yo telefone rero sasa yatangiye guhamagara, yatangiye gukubita icyo bita mu kupigia simu, guhamagara tayari. Aho mutayimuzi ko nzigizwe ni mubimenye, nanjye nagiye mu ishuri muzanye ngo ndinkandagira bitabo. Ahangaha rwose mu guhamagara yakubise ku gutwe, yashyizeho koro, aravuga ati kaze nihamagarire umutipe aramuze ngwereke utuntu nikorera nge nishushanyiriza hano kurya agafilime. Nagiye akanuka bacika. Kumbe rero sasa yakomeje kugenda atabwira boss we, boss nyakubahwa. Nyamara rero uretse gatoya rwose numvise telefone iri gusona, nyabuneka hari ukuntu wasanga wenda ari icyagize uko kigenda. Numvise telefone isona, reka nembanze nitabe ngo ngo ninde. Ahangaha rwose nta muco wo kwambana amatelefone cyangwa kugira ute uhaba, oya muri Nigeria nta muco nk'uwo nguwo uhari. Nguwo muco ni wo ahantu hananiranye. Ewa nashyize kugutwi rero sasa, yewe umva hari umutipe mbonye ufite igikapu kizi ukuntu kimeze, ukuntu kibyataraye ukuntu nka kimwe ngakora wabimbwiraga kare. Ni ukuri kw'Imana ndajya nkumenyeshe ko rwose ubu ngubu hari ahantu mubonye mufatiye, mbonye igikapu kimwe rwose bagifite bagisigaranye, ndakibonye baba bagifite, nababonye rwose nabiboneye. Wakora vugisha ukuri mwana, mbwira sha ntuze kumbeshya nuzaye kuzana ibintu by'amanyanga y'abantu, ndabizi ko mukunda gucurika abantu. Wewe ucurike je singana nawe, umva je sinkubeshya ngwino hano ahamagaze neza ruguru gatonya, uvuye mu Gatsata ukazamuka gatonya, ukujya ugasubira nyuma ukajya Nyabugogo ukagera hafi ya Nyabarongo, ahangwa niho hakunanira
katuze tugende katuze makwereke oke nta kibazo ndaje we ntuva aho hantu nukure n'urushinge ndaje rwose nukuri nkuganiriza ndaje nze unyereke ibyo bintu ndaje nzuganiriza ibyo bintu nanjye uri kumbwira nanjye numva ntari kumva ndaje ubindabure tayari rero sasa aha nta kindi cyabaye namwe ati mva rwose mwami ni ukuri kw'Imana ngiye kureba hararuguru iriya ndebe ngo bimeze bite nimenye ngo byifashe bite uyu muntu mpamagaye wasanga wenda hari amakuru yibuze akuba mfitiye yandi mashyashya abanana yabazanira cyangwa ngo banayakuzana ukayamenya tayari rero asubira inyuma muri ako kanya yasubiye inyuma yirukanga aravuga ati ikajye kunshekinga neza koko suzume ndebe n'ibyera ibi nari marambwira ari ukuri baze ndebe niba koko ibi nari kumva atari kumbeshya tayari nawe rwose nuko yabigenje nuko yabisoje yakuyiha agatelefone akimara gukuraho agatelefone nta kindi yakoze akomeje kwitegereza neza rwose uriya muryango uriya mutipe bita nde umutipe bita broda yinjiyemo aravuga ati shati ndahanze ijisho nanjye sindi buhumbye nimwagwa n'ubunyobwa sindi buburye umva ndamwirizaho ingenza paka ndamugendaho mugenze hahire nimwe n'ubundi umva azapfire imwe ntiyapfuye rutoye ubwo yapfuye ntabwo yewe yapfuye nk'ifuka arakavuna imihendo arakavunirwa ino sasa rero bamwita bodyguard yaje yizamukira kidogo azamuka gake purapura azasanga wa muhungu rwose wari muramuhamagara arambwira ati se boss we niko muvandi ngo gute bimeze bite kutari kundabura nkambwira ntamo mukomeye cyane ko mbaje no gusuhuza komeye cyane rwose afanye cyambere rwose bano gusuhuzanya cyambere n'umuco ese ko wambwiye ko wabonye igikapu kimwe kiri he uri kumbeshya umva igikapu kirimo rugurire ya mani igikapu kirimo hararugurire ya wangu reka na igikapu kiri hano rushani sinzi nazagira ukubeshya bamwiritse umuryango ati umuryango uri mu iki sasa rero umuryango nta kindi urimo umuryango ewana nuhisha ibirimo indani nyine ariko ahangaha rwose hano batipe bakomeje kureba ngo wagira ngo babasanzwe bigana bakora ibintu n'iki ahangaha rwose ambwa tumva mani niho neza ndabizi neza arimo ari indani niho yibereye ako arimo ari indani neza urabizi neza wabyiboneye n'uguri kw'Imana sindi gukubeshya niba ngo ndakubeshye ngiye ufata ibiti byose biri ku isi umpondagure unkubiti uhere kuri ibihuru byose biri hano bidukikije ubiteme neza ubihugure ambwa ati okay nta kibazo niba noneho ibyagenda gukenda gutya reka none nemere ngiye nishore ku giti cyanjye reka nemere ni ipape ku giti cyanjye ni imame ku giti cyanjye nemere ngende njye kureba ngo ni ibiki yari mu kurya agafilimi ahangaha bodyguard yaje yirukanga ndashaka kurengera uburenganzira bwa boss ndashaka kurengera icyubahiro cya boss tayari mu kurya agafilimi nuko yaje yirukanga rero sasa yaje aguruka cyo nko kabyaye mu muntu mukareba ngo umurego n'ikino ibintu si ibintu nyabuneka ewani no byarakomeye ibintu byabaye akasa mutwe ewani yazaje ikintu kigukanga naye ikintu kigutesha umutwe kuko ibintu byose naje gusanga kuri ino si nyamara nta mumaro hano yaje rahengeza gahoro nta kintu kirimo ari umuntu harimo umuntu yabagira terero ari kubara amapindayi akubita mu mapindayi data we ntabwo rwose yapakuriye neza maze gupakurura igikapu aravuga ati rwose niba mugani ushobora gusanga mukanaza kugaruka n'ahangaha reka nyikubitemo hano umuntu yagire wenda bisoza ahangaha rero sasa yaje kwihengereza bodyguard aza kwivumburira iki aza kwivumburira umwe mu karitasi wamwibiye iki nk'ibiye igikapu cy'amafaranga mwibiye bag irimo amafaranga menshi cyane utapfa kurya ngo uzamare hafi no wana mukurya agafilime najya akantu kabacika kamwe ku kandi najya akantu kabacika ahangaha rwose mbwate ariko se jewe nyagasani ibintu bimbeho gutya oya ntabwo bishoboka n'ukuri kw'Imana n'ukuri rwose yewe kadahata we ahangaha rwose bati ubu nkuboneye imigambi noneho ubu ngufatiye icyemezo ndaje ndarinda gucakira nitonze numva ubu nagufatiye icyemezo ndaje nze noneho tuza turuharambe noneho turwane intambara noneho idasanzwe ahangaha amafaranga amaze kubakubita mu gikapu amaze kuyanywegamo wani atesha umukizaza bijyanye n'ikira aza kubabwira mu kanya ahangaha rwose uyu mutipe bita broda wani yamaze kubika ipinda neza aravuga ati nanjye ubu ngubu ngiye kuba umuherwe wa 20 ku isi wani ibintu bigende neza aha rwose yagize atya afunga fasta afunga ivarisi nk'umuntu
uvuye mu kazi kandi se shaho ukagiye guteka imirimo yewe gatata ujye mu ndebera amoko byara ujye mu ndebera umwe cyo twarize twaringinga iki n'iki gusa bakwiba nyamara nibo babiyambere nibo babinyambere mukuza kukwangiriza yari rero mu cyaga filime najya garuka bacika ntawe na kamwe nyaboneka ahangaro sasa umuhungu wacu bita nde umuhungu wacu bita brother agiye gusohoka ngajyana n'amafaranga ajya kwivunjishiriza yagasanga wa mutipe yananiwe yarebye hirya yarangara ngo atakose bigenze ntera nemere mucakire mu muhanda nemere mufatire hehe ako ndabigenza ahanga kimara kubyumva yaseyigira hirya gato yigira inyuma aravuga atanga nabwo hasengeye ararekeza avuga ati ndahize gasake nikamara gusohoka ndatenga cakira nitonze ahanga bavuga ngo ubusambura rutana nawe asakubitaho imibare akubitaho icyo bita sabomate ubusako bita ka sabomate yari rero sasa ewani ahangaha nta kindi cyabaye uyu mutipe bita inde bamwita broda uyu mutipe bita broda rero sasa yamucunze kujisha avuga ati ngiye ngomba kute muyoba aje gucakira ashakira ubusa arebye mwindane abura umuntu yampaye umuntu ni daimoni umuntu ni jini umuntu ni kabiraki ageze hakunino ahita hagarara atyo uguhagarara atyo ambwa ati yewe umva wowe yewe enda umva zamubwire disi we reba hano gukebuka neza yitonze abona umuntu yagiye kera agiye nk'umuyaga arindirengaza gufata umuntu tayari yewe kadata mana yanjye ahanga mu gihe atangiye yirata kuri mu bosi udashana gucitse mwana ubunana kwemeje bye rero sasa nazo yakubonanira agiye kwirukanka aramucakiye amashati urajya he mabere uragiye wa mukaritasi uri kujya ko nzi yuko neza isoko ujya kunaniye kandi nkabanzi neza yuko ni inkoni yakunaniye ibyo se ni ibiki ugomba kubiryora ntabwo ugomba kuzana imiteto tipe n'ubwa mbere atunguwe no mu bodyguard sha aragufashe burya oya reka nze niba bagucakiye reka nze tubivuga niba umbwira ukuntu basigaye bagucakira barakuncakirisha nuko sha nuko urakoze cyane ngaho kandi genze nkore iki kintu ngiye kugakorera undaje mbe nkabyinaho umudiho ndaje mbe nkaribata nkitorezaho nkumviraho imikoko nkimvira wowe rwose icyo bita imbaraga no kwiyumvaho yenda ibintu byinshi n'iki akanga baramusananiye kandi bavuga ngo babiri bishe umwe batatu baramushyingura ahangaha rwose no mutipe nawe uyu mutipe bita broda nawe yahuye n'akasamutwe yahura n'umwaku wa mugenzi we kuva kare ahanga baramunyase barakubita abashoboye bagahondagura abashoboye bakagira guteta yari mu kurya agafilime nuko bamutambikanye agafilime kacu tunasoza dukana ku musozo ngenda bakunda cyane ni ifirizo nk'ibisanzwe umusobanuzi mwe mukunda umwe ku mubumbe hano mu gihugu cy'u Rwanda ngenda bakunda cyane asante sana dusubire mu gafilime gasubira ngenda bakunda sana ciao